mumeze muteye amahoro mukomere cyane. Ubushize twarebeye hamwe uburyo ki wakora Trust Wallet, Postpay Wallet n'icyo bisobanuye mu buryo bwimbitse n'izindi video zitandukanye tuganira ku bintu bitandukanye. Uyu munsi byose tugiye kureba ku rubuga rwa Telegram uburyo ki wabikuza dogs ukazihuza na wallet yawe yo kuri Binance. Niba utayifite wareba muri video zatambutse uburyo ki wayifungura cyangwa se ukandika muri comment ukambaza icyo ari cyo cyose nkagusubiza nta kibazo. Turafungura Telegram, tuzana ahantu twaclaimingiye dogs, dukore kuri open, tuyereke mini app ilaunchinge. Iyo ngiyo baraduha options zitandukanye, harimo deposit to exchange. Urabona dufite dogs 5530 duhite dukanda kuri deposit to exchange. Hano exchange aba ari igumaho, twemeze kuri continue. Urabona hano bwa mbere hariho Binance, tudepoza kuri Binance bari kutubwira ngo up to 20k dogs bonus on TGE. Tudepozeho, ufite Binance account wemeze yes I have. Noneho hano baragusaba Binance deposit address, bakagusaba na memo. Ibi ni ibintu bibiri by'ibanze cyane. Binance deposit address ni wallet address ya dogs yo muri exchange ya Binance. Noneho memo ni nka comment uba ugomba gushyiraho kugira ngo izi dogs wohereje zitayoba, zigombe zigere muri Binance. Ikintu hano ukora urahita uza ujye muri Binance. Binance yanjye iri kuri Chrome. Urahita ujya muri Binance yaba iri kuri app cyangwa se ufitemo Chrome nta kibazo. Tujya muri Binance yawe loading. Bari kuloginga in mu account yanjye. Sorry, ubona account iri verified, nakoze na deposit, ubu ngiye kudepoza. Urahita uza hano hari deposit, hano hejuru umuhondo ukoreho deposit crypto, niho hambere uremeza. Ni ibintu bitagoye kabisa habe na gato. Urahita ukora hano muri select coin, ukore kuri search coin. Nukoraho akuzanira keyboard wandikeho dogs, wandikeho dogs. Dore ngiyi yaje, uyikoreho. Nuyikoraho uhitemo hano ha kabiri kuri network. Ahambere tumaje guselectinga coin ariyo dogs, ha kabiri ni to select network. Uze urabona hariyo option imwe ariyo tone, ubwo network ni tone. Ha gatatu ni deposit address. Hano bari kutubwira ngo both address and memo are required, kuvuga ngo deposit address na memo byombi birakenewe. Uhita ukoraho hano ku muhondo handitse ngo okay show me the address, ukoreho bahita bakwereka deposit address. Ni ibintu bibiri, dore mfite address, dore ngiyi ya mbere ndayikopiye, noneho nkanagira memo. Memo ni iyi ya kabiri. Okay, nakopiye address, mpite ngenda muri Telegram, subira inyuma kuri Telegram, mbonyeyo deposit address. Nongere mfungure mini app ya dogs muri Telegram. Deposit to exchange twari twabibonye, uhitemo exchange ukore continue. Binance uhitemo continue, send I have it. Deposit address
nayikopiye ngiye gukora paste, pasting hano kuri memo, nkore kuri memo noneho turasubira inyuma tujye nayo kuyikopiya. Tegerezaho gato birodinge. Dogs network twari twahisemo bagusubiza inyuma ho gato ariko nta kibazo, cyangwa se ushatse wabikopiya icyarimwe ko nahisemo kugenda mbereka kimwe ku kindi. Iyi address twari twayikopiye, tugiye gukopiya ino memo. Munsi yaho noneho handitsemo ngo minimum deposit ni dogs zingana na 0.000000007 niba rero dufite zingana 5,000 urumva minimum ayo bafatiraho make wa deposaho, niba tuyarengeje ni byiza. Dusubire hano kuri Telegram. Okay, subije inyuma ariko nta kibazo. To exchange wongere wemeze handi twari tugeze. Memo turayibona, memo ni iyi ngiyi. Deposit address nayo twari twayibonye, urakanda hano ha kabiri, hano hari agastika aha ha kabiri, urahakanda turebe ya address twari twakopiye mbere. Iyi niyo memo ya mbere y'imibare, iya kabiri niyo deposit address. Turakoraho ubu ngubu iriya niyo umwanya twari twakopiye bayisevinze kuri keyboard. Okay, dukore kuri send. Ngo confirm withdraw of 5,530 dogs. Wemeza kubikuza dogs zingana 5,530 kuri Binance UID deposit address twashyizemo memo. You may lose your tokens if wallet address and memory incorrect blocked or doesn't exist. Mu gihe izi memo na deposit address ari iza account babrotse cyangwa se itariho, cyangwa se tukaba twibeshye, bari kutubwira ko izi dogs twazihomba. Ikindi cya kabiri ni KYC passed only. Ni ukuvuga ngo exchange zisaba abantu baba baratsinze KYC, bityo niba utari warakoze KYC kuri Binance yawe ntuzidepozeho, uzishyire kuri OKX naho birakunda. Uhita ukora kuri confirm. Ngiye gukora kuri confirm nemeze kuko Binance yanjye iri verified, nakozeho KYC kandi ziriya deposit address na memo nazibonye ko ziri correct. Ndakora I confirm. Nawe wabikurikiye neza ukabona ari byo, biba birangiye. Deposit is in progress. Now be ready for the listing on August 23rd. Kudepoza bari kubijyamo, bari kubikora. Ubu ikiriho nuko tugomba kwitegura ko dogs bazilistinga, bazishyira ku isoko ku itariki ya 23 z'uku kwezi. Hano uhita ukora kuri Wolf. Ubu hano byarangiye, urabona dufiteho hano ko dogs 5,530 zigomba kujya kuri Binance. Ni ibi ngibi nagira mbereke. Ufite ikibazo cyangwa se aho utasobanukiwe wakwandika muri komanteri tukareba. Ikiriho nuko abantu batigeze babikuza dogs zabo babyihutisha, birarangirana n'uyu munsi. Murakoze, mugire umunsi mwiza.